Aye, shano no kuba njyenyine birandambiye ndagazwe. Agahinda karakanyagwa. Ase we bite? Byiza sheri. Meze neza. Ako sheri soresha umuntu akamugabo wakamusoko. Hanyuma uragira ngo Yesu nk'igihe umaze urara wenyine nanjye Nese nyuma ko hari. Haruna nkumbuye. Nguko murabizi. Ndabizi ko hari. Nandi ni kujya baranabyibagiye. Ahubwo se bite ko nzindukiye urakora ikintu cyane. Sheri nawe ngo kumbuye nanjye. Aho kumbumbura miki. Agara. Aho uba ndahazi. Si uko nyebeye ko hari. Sheri. Winyegera nk'aramana. Ako sheri nese sheri. Ndumvaza ushaka iki. Aga ndagukunda sheri. Nkunda kuko narabibonye. Tera mbese genda. Sheri ndagukunda pe. Hanyuma ushaka iki. Nango kumbuye nanjye. Ngo bigende bite. Tunaganira barega nk'umuntu. Tuganira ariko badukeneye kuganira. Naguhora amahoro yawe. Agajimanya mu cyumba cyanjye gusigira icyumba cyanjye. Tugomba no kwiga kubure tugomba gutoza abana bacu. Bana barasugira. Ufite abana wowe? Nese ntabwo tuzabagira sheri tuzaguma gutya. Aho kureka banze ngubaze ubundi. Kuri rw'ikarakasa ngo burero abana bawe wabyaye ryanje. Tuzababyara. Tumaze imyaka ingahe? Aho kureka mubwira uje nini? Ngo tujye kuganira mu Kwegera mbese cyumba cya kirimo umwana ushaka kujya kumpa. tugenda akushira. Narabajije nagiye no kwa muganga ndabaza barambwira aho biva ndahazi. Kandi ibyo bintu duhora tubipfa narabikubwiye. Ibyo bintu dupfa byumva imbere ntabwo bishaka. Ngo basi mperekeza. Tugenda. Ariko sheri. Ntungore ariko nakwibujije ntungore cyangwa tugenda. Sheri arega gereka kurakara sheri. Nuko se ndarakazwa n'iki? Sinaguhaye umwanya. Yese bakamva imbere. Si sheri wagira kamahane. Bagiye umwana. Eddie please. Mpamagaye mu izina Cyangwa ugende. None uri iki kuri njye? Wari umugabo wanjye imyaka uhamagaye. Hashize imyaka 5 dupfa ikintu kimwe. Uhamagaye. Eddie, hanyuma uragira ngo mwitende. Hoya sheri waratinyutse urampamagara mu izina umugabo wawe. Cyangwa. Hoya uretse reka tuganireho gato. Hoya ihanganeho gato. Kira kibazo reka tube tukiretse. Uhamagaye. Nturi umugabo wanjye? Ntabwo hoya ubwo mu bintu byose twakoze ibintu byose twaciyemo. Njyewe ntabwo ndi umugabo wawe. Ni umwana se wampaye. Buriri bwiza se urubonamo nibura mvuga nibura uyu mugabo mubona neza. Defo ufite wowe urayibagiwe twabishaka. Ushaka ibyo twabishaka shiri. Hoya ukubise. Gusano. Ngoja kumurikira. Sheri arega umva okay ngo basi hangane. Ushaka iki bundi wowe? Uri gushaka iki? Basi ngusabye imbabazi. Iziki tugende tuganire. Hese wa. Okay ngo ngere. Nani ngira bishaka kumbwira ukomeze umarera umwana. Ngira nshaka no kwitahira. Ntabwo nzaguma muri kino kizo. Ngo iki? Uri kunderanje ndi gupakira imyenda yanjye ngo nitahire uzaza umugabo cyangana n'udefo bwawe budashinga umugabo udashaka kuba umugabo nk'abandi. Ushaka kujya he? Mvira mu nzira. Ndatashye iwacu. Ndatashye. Niwumva abaye umugabo uzamamagare. Ibyo turi gupfura bizi. Ibyo turabikemura. Erega wimfataho nibyo ndashaka. Ndakora wikomeza nkoraho. Tugendare. Cyangwa ugende mu cyumba cyawe. Tugende twicane mu cyumba tuganire. Icyumba cyanjye ni iki? Icyumba cyanjye kandi n'uburenganzira ugifite iki ngiki. Mbishaka nazana n'undi mugabo tukibanamo. Mu rugo rwande? Mu rugo rwanjye. Hariya ni wawe, aha ni iwanjye. Ni iki kintu ushaka? Kutajya wumva. Ubwo wabuze gukemura akabazo kangana urwaye. Bituma urugo rwacu ikibazo kitakimuka. Hanyuma ushaka iki nyine ko byakunaniye kandi icyo ngicyo aricyo tugiye kwiga tugakemura. Nta mwanya rero wabyo mfite ubu ngubu byararangiye. Umwanzuro wawe ni uwo gutaha. Umwanzuro wanjye ni uwanyuma. Bikomeze uramenda nanjye nginga ahubwo bisa nigende. Ubu tuvugana ngiye gupakira. Nimara gupakira si ubona wanyitambitse ubwo nzira ndabana nagiye. Mujyane nta bindi. Usohokaye. Izogera umbigenze nte. Ndagucakaza mu cyumba urabyanga. Nzaba icyumba cyanjye nabyo urabyanze umwanzuro nyuma no gusohoka cyane. Erega wowe tukigenda hazi kandi ni iwacu ndikijya ntabwo ari iwacu. Nahize ufite iwanyu ndabizi. N'ubu ushaka iki se? Ngira ntibigenze nte. Umwana ese ibyo kitobona niki? Ese amazina y'abetse gaje njinja de njya byatewe nani? Naho we ngaho yumvira n'ubucucu bunafite no mu bwo bwenge.
none bitatewe nawe ninde wundi wabiteye sheri mbabara arega n'iki cyatewe nanjye twakiga twese nyine tukagikemura mwese umutwe mwese utekereza gusara sheri cyaha sheri wamamaye sheri kamuhamagare musirimu mubwire ibi bintu ngira inama y'ikintu nakora pe kuko ibintu biragoye halo musirimu umeze ute njyewe ntabwo pe turaburanyije tugenda ibibazo gusa dari mu rugo rwanjye ni umukingirane ahubwo noneho biri no kuyindi revo noneho mana ndi kumva nanjye ntazi pe byaba byiza ni uko ntabwo kuri telefone buriya tuba twumva n'abantu benshi byiza buriya kirekuje tukaganira tukaba tutumira biva amaso ku maso kuko birakabije ntabwo ari byo kuri telefone byaba ari byiza uzanye na Tony kuko Tony basi yamumfasha mana ahubwo noneho unatinze wasanga umumotari yabanza n'umumotari ngo yaje pe mfasha nuko mfasha utangiye bya bindi byawe ubu utaraza ngo ukemure ikibazo umwana yawe nayoboye cyane by'amakimbirane ahoraho adashira kandi tugahora hano tukabunga tugasanga mu by'ukuri tukabura ikibazo gito cyane njyewe ndibaza ni mu rugo rwanjye cyane ahandi hose niko bimeze none se ari mu cyumba ari gupakira ese usigaye ukora bukubi iyo ntera byageze urarara unakarara yarambwiye ngo ntankeneye ngo ntakeneye ngo kurarana ngo nanjye akenshi kugera nubwo mwanga kutubwira ikibazo kirakura cyane niyo umugore afata umwanzuro wo kuva mu cyumba cye ibyo bintu birakomeye buriya iyo buriya Bibiliya iratubwira ngo umugore n'umugabo ni umuntu umwe sibyo none iyo umugore afashe icyumba cye umugabo ntabwo afashe icyumba cye nta rugo kugira ngo bimaze igihe gito se tumaze amezi 2 tuvuye aha mwatindijwe no kuva hano n'iryo joro muheruka bamunyumvire ko sitayawayikira rahise afite impamvu ari impamvu mwaze rero inama nakugira ubwira umuganiriza se tuganire sibyo umenye impamvu madamu wa Tony naba ari we umfasha agenda nkumangira hariya mu cyumba basimbe ko ari undi muntu uje hano kuko njyewe ndakomanga ukagira ngo imvura itaragwa niyo mpamvu nandi gushaka cyabo cyiza winjiremo ari gupakira ntagire vuba Raisa ingoro zisobanura nimba zubakiye bari ku muyaga nimba ari kuki sinzi rwose ingo z'iyi minsi zubakiye ku muyaga ubwo umuntu ararwubaka iminsi ingahe niko Raisa mbarungiza ukuri koko
urabizi mu nshuti yawe urabizi mu inshuti zawe nicyo tubereye turi abaturanyi twabaye nk'abavandimwe ariko se tani ibibazo bitandukanye nyine ubimbwiye waruhuka umutima naruka umutima mana yanyumva yeye mba ndisore reba abana ndabafite umusemaze imyaka maze imyaka none bamaze imyaka icyo ni ikibazo namwe agakuye kwicara nk'umugore umugabo mukaganira twarabiganiriye naramwinginze afite ikintu yatsimbara aho yanze gukora umuntu n'umugabo rero ubu nafashe umwanzuro ndakuka reka urahumura inama sibyo si n'umugore mugenzi wanjye yatwitabaza nk'inshuti z'umuryango sibyo ikintu cyiza kiroka mu kanya tugiye kugenda muri salo nazanye n'umugabo wanjye sibyo nawe injiji akunda kwisebya mu buzima bw'ubuzima bwe kuri ariko arahubwire ntuzane ntabwo ari uko yareka nkigenda akabanza agakemura yarindira se we ntabwo ari uko nta kintu kiba muri iyi si kitabonerwa igisubizo sibyo afite impamvu yatukumaga aguruka tugenda ariko umwanzuro nawe ufata ariko nizeye ko tuganira kandi ngiye kandi ibyo natari byo nshaka kugenda cyatugenda se kugenda nubwo tukibazo tugende ngende ndakwinjize ubanza inyuma sibyo ubanza ndashaka utugire ikibazo kiri ahangaha muri ubu buryo ufata umwanzuro wo kugenda urumva araduhamagaye atubwira ko hari ikibazo ufite gahunda yo gupakira ubuzi ko derutse hano mu mezi abiri ashize sibyo uko byarengeje hanyuma se babwiye ngo iki abahamagariye iki ubahamagariye cyangwa njye muravuze ati reka mpamagaye inshuti yanjye bizane n'umugore wayo cyangwa muganire ndi umugore wawe kumfasha akunyumvishiriza ngaho rero babwira icyo turi gupfa rega nawe urakizi nuko ntabanze ibyo uri kwigira icyo turi gupfa urakizi ikintu gituma ujya kurara hariya mu cyumba kimwe nanjye nkajya mu kindi ukansiga ni iki turashaka ko tumena amabanga y'urugo rero yaratubwiye urabona turi famiye turi abaturanyi turi inshuti kandi inshuti nyine nta kintu zimara n'icyo ngicyo sibyo uri abaturage muze ikibazo madamu ashaka kugenda turavuga duti tumaze iki ntacyo tuzi aho ikintu nifuza kumenya aya makimbirane y'igihe kirekire kiza gutya kandi muhorana mudashaka kuvuga ikibazo cya nyamukuru gihari cyatuyobora bose nzimwigiye aho se unagiye twigishimye ubundi ni ikihe kibazo cy'umugiye gashiri unaye mu cyumba uraye wenyine ndakuretse nanjye ndaye kwa nyina kwiboreye none urashaka no kujyana na kakandi nakubonaga basi ugenda nakubona nkaza kugukomangira basi nkanakubona nabyo sinzongera ni uko utumva nyine biza ko uri umugabo wumva ntabwo wumva ntabwo wabigeze hanga n'impamvu ntagiye narakwihanganira kugira ngo umuryango utatubona nawe ubu rero nafashe umwanzuro ngo noneho ibaza ahantu nsize reka kwiba inshuti zacu ikibazo gihari none se ubundi reka mbabaze none nawe uravuga ikibazo gihari mu isoko kimaze igihe mudashaka gutobana umuvuke ni iki none se turayi mumbarize umugabo wawe uramukunda umugabo ari mu mukobwa none se arahaha inshingano z'urugazuza ndabibona ko mu rugo nta kibazo gihari nta kibazo dufite mbese icyo kugereranya ntabwo ndi wa mugore usibye umugabo amusabye uko atari ngo ngo nta mahira ngo nta nyambika byose arabikora none mu ariko icyo dupfa nawe arakizi niko yabigize ibanga yabikoreye ariko nawe arakizi kandi njyewe ntabwo najya gushyira amabanga y'urugo hanze nawe ni umuntu w'umugabo yagombaga kundeka nkigendera aho kugira ngo ahamaka ese wadufashe bikatubwira ikibazo kiri hano nabahamagaye kugira ngo tuganire umwirindire umugore ufite gusoma afite impamvu impamvu ni iyihe se ntazi se ubundi wagiye ukabwira mugenzi wawe niba udashaka kwita ikibazo gihari ntabwo umuntu yafata icyumba cy'umugabo n'umugore umwe afata icyumba cy'undi afata icye murumva ko hamaze amezi abiri ni ikibazo kandi gikomeye sibyo rero mwibasa none usi ubwo ntabwo haba habuze impamvu uko byagenda kose nese ko inshuti yawe ntabwo yabikubwiye njye turaganira muzi igihe tumaze turi buri munsi ariko si ubundi mu by'ukuri wamara ushaka kugenda
iki gikapu ngiterura ukajya uko iwacu ntawafite ngira umwuka ndajya iwacu sheri ugatumura ukagenda agenda ninjye mugore wa mbere wamuseye ndagenda cyane nzigere ngusiga iwawe nari nashimye urugo rwawe naguhaye uburiri bwawe rero ibyo bidahagije ijoro kunsambaza niba wabigeze kandi Rero, bitinda uzumva rero Imana idufashe ingo z'iki gihe uramufite ndamubuza ushobora kuba ntabifite none ariko sinamuvura we ngo we n'umunyungu akundi kwemera ko wari wowe uzi ikibazo kiri aho wakivuze cyangwa ugafata mugenzi wo kunyurwa kimugana udashaka ngera ari ikintu ngiye nibaza nimba ari satani niba ari ingo zavumwe cyangwa byagenze ibi byose usigaye biri mu ngo byarancanze ubwo umuntu asigaye kubaka iminsi atinde tukaba masenga umuntu arahubaka icyumweru ubu masenga abo dushingiye bose nk'ubu hano wambwira ngo ikibazo mu gihe ari n'iki ngera ikintu numva ntekereza ntekereza nk'ukuntu wumva nta kibazo gihari iyo umuntu amaze imyaka itanu atabyara amamutera niyo ni ikibazo ariko twizera n'ubushake nyine icyo mvuga ngo iyo umuntu amaze imyaka itanu atabyara ibishobora gutera kutabyara ni byinshi kandi bitandukanye ushobora kuba ufite ikibazo uyu nguyu ashobora kuba afite ikibazo impamvu zatuma umuntu atabyara ni impamvu nyinshi kandi zitandukanye twe turi hano nk'umuryango ngo tubunge mukabyarane mwongere muhuze mure neza naho kumva ejo imyaka itanu urugo rurasenyutse kuba abantu batabyara hari abamaze imyaka 10 hari abamaze 20 hari abasazanye sibyo kandi batabyara erega njye ibyo sinabimwangira ntabwo njye nabimwangira ikibazo mu kutumva ikibazo ni ukutumva nyine afite icyo dupfa n'abarakizi ntabwo acyumva yumva rero ikintu nge numva twakora kandi twagira burya hari igihe ntigaseka nk'akeza asiba umugore we kwifata muri wowe ukavuga ngo ngiye icyo dupfa ndakizi garuka mu cyumba hanyuma cyarakimute tekereza neza ubwo nawe cyabikemura kigenda bitangiye rero hano urumva harimo ibintu bikomeye kandi by'amabanga mw'abantu njye icyo nasaba kandi cyiza reka uyu mubyeyi n'uyu tubikore nk'ubu buryo kandi mumfashe tubikemure ugende muhande muganire sibyo ngisa kandi kuko udakora mwe muretse mbabwira akantu kamwe mwebwe wowe nawe ugende muvugane muganire mubwizanye ukuri tumenye umuzi tumenye ruti ati ikibazo kiri sibyo hanyuma njye n'uyu nanjye turaza kugenda ku ruhande turebe tumenye ikibazo tugikemure kandi urukundo sibyo ubundi ibintu bigende neza mwubake muzabyara ndabizi Uwiteka arahari murasenga nicyo kinambabaje kubona abantu mugiye gusenya musenga ibyo ntaho bibaho sibyo mwebwe mureke tubikemure niba ari n'umuntu ufite ibanga ku mutima we tugende uri umugabo n'umugabo we n'umugore n'umugore tubiganire turebe ibanga utambwira urimubwire ibanga utambwira urimbwire ubundi turebe icyo twa mwumva atari byo byaba byiza niko bimeze batubwire ko babyumva no ku ruhande rwabo oya nabyo kutubwira reka ahubwo tubaha akanya ubundi ugende mu bigani sibyo byiza muri icyo twakora baragira aba babyeyi ndagira rero mu by'ukuri tuganire nk'abagabo mu by'ukuri ikibazo gihari ni iki bari kuganira ibyabo simbizi ariko kuri kwa nyako kuri wowe umugabo igituma umugore agenda akava hano mu rugo akagenda ni igiki mu by'ukuri hari umusirimu nacyo kintu burana guhamagariye ntabwo biba byoroshye kubavugira imbere y'abagore ntabwo biba byoroshye buri kintu gipfa n'umugore nyine kumara no gufite ikibazo ni gahunda se y'intuza yo mu buriri ni gahunda kwaje kuri gahunda yo ndayikubita akavuga ati kabisa none se ikibazo ni iki ikibazo yizeye wamuve bwira mani turi twihuse tumenye ngo bimeze bite rega ikibazo ngo ndasaramuye ngo nuko uraseka udasiramuye ntabwo nsaramuye ntabwo usiramuye se koko umugabo ungana nawe koko ahubwo atanakwanze igihe yambona ntabwo usiramuye ntabwo nsiramuye ngo ntabwo akeneye ngo kubana ngo n'umuntu ngo
ngo w'agakafiri ngo muri u Rwanda nta muntu w'akafiri ukibamo. imyaka 30 n'ingaho ufite ubu tuvuge nyine ko utazi akamaro ko kwisiramuza ku buryo umugore arinda aho mumaraniye imyaka akivumbura akageza ntabwo uzi inyungu cyangwa umumaro wo kwisiramuza tubigishije ukuri. Noneho yazanye intero ivuga ngo kuri radiyo ngo bavuze yuko ngo mpamvu ngo abantu batabyara ngo ariko kundi baba badasaramuye ngo baba bafite ngo niba batuzo ku maradiyo bawe cyangwa umuntu abyumva ntabwo twongeye kurara mu buriri. oya nyine biratangaje usira ubona uri umusirimu umwa sikubona ubona uri umusirimu naho yo none se wenda tubereka ibyo biratangaje nakumiro nseka nyine n'isi yagenda gusa sinagusigasika nta kwezi gusa ntabwo naguseka uri umugabo ariko ngo burya itaye baba ngo ntawe utagira. none se tubigenza utere wa muntu we cyangwa bikunda rero umugore nimba yamaramaje kuvuga ngo wenda ntabwo bibugira imbere y'umugore wanjye njye numva ibyo ngibyo ntabigoye twabivuga nyine ubundi ikibazo kigakemuka wese agende fasha ubimbugire munsabire umugore imbabazi. ntabwo twareka ngo umugore agende ahubwo wowe mu gitondo ubyuke kuri centre de santé barabikora mu mavuriro ya privé barabikora nushaka uzajye Nyagatare ese ntabwo bibabaza kuri uri mbibona umva rero ikintu ngiye kukubwira biriya bintu bifite umumaro haba kuri wowe haba no ku mugore uzi imyanda biri mu guteza umugore umwana gatoya kivuga akazi ibyo turyohe wumva ikintu ngiye kugusaba kimwe tubabwire baze sibyo tumuganirize icyo kintu nimba ari cyo cyonyine ko cyonyine kwisiramuza njye numva ntabibona. ikibazo ni ukwisiramuza ariko ngiye nkibaza ntabwo kubitinya zabiki se bizabiki uri gutinya iki mu by'ukuri kurinda ugira imyaka 30 na ukazana ubwanwa macago kataba abantu birirwa nubwo wowe ufite ndabizi cyangwa ibyo bagiye bakubwira ngo biraryana ngo nta kibazo cyane sibyo ahubwo icyo nge nakubwira nimba ari icyo kibazo gusa nsabira imbabazi ku mugore rero uko mbibona sibyo uko mbibona reka twahamagare basi nyine tukikemura biteye isoni ariko burya ngo ushaka gukira igisebe ukibyiringira ukagihanagura wumvishe ukacyoza ubundi ntabwo ugihisha ngo ujye ugenda ugishyizeho imyenda nusungu w'ibintu tubwira na kera imyaka hafi umwaka wose ushize mwirirwa muri stress no mu bitubwira kera ntibiba byararangiye akubundi ari n'ikintu nge ntumva gutuma umugore akubwira umwaka wose ku kintu nk'icyo cyoroshye kwisiramuza bikanga akarinda aho ashaka kugenda ahubwo yari yaratinze. Tony ewe muze tugire tunatahe tugira ngo ewe ndumiwe nizera ariko uko muvuye mubonye umwanzuro umwanzuro w'iki nizere ko nk'abantu b'ababyeyi mwaganiriye nikira oya gusa ngewe ikintangaje numvishe nta nibigoye cyane utuntu duto cyane ahubwo birantangaje umwaka wose mwirirwa mu makimbirane dora hano umutwe koko dore ikintu ngo cyatumaga ngo bapfa ubusa ni gahunda ngo isuku rwose kugira isuku ngo gahunda y'isuku nini isuku gute bivuge ni isuku raro muri salo isuku se ntubizi wende kubeshe nyine tubwire nyine ngo ni isuku ngo ni gahunda y'isuku y'umuntu w'umugabo gahunda y'isuku gahunda umugabo agira akagira isuku nawe rero wimbera nkako wimbera nawe oya no wasibe bwanira nawe ugiye kumbera nkabo urumura nyira we tobora uvuge wakimenye ubone nyine ngo nicyongora ese ari gupfa nyine nizi nuko yandasiramu wari waratinze ngo nuko yandasiramu ako rongera kimwe Musiramu basogokuru ntibabayeho bakatubyara badasiramu badata
nabande nabibwirwa n'iki ko ntigeze nganira na sogokuru ngo ambwire niba yarasiramu cyangwa atarasiramu, ariko generasiyo yacu murabizi indwara bitera, murabizi bino bintu ko bikenera ko umuntu agomba kuba nyine abikoze muri iki gihe turimo. Uyu mugabo naramwinginze nagiye gufata umwanzuro narambiwe. Mubazi iki kibazo gituma utajya kwisiramuza ako nawe ntumubonerane umuntu w'umugabo mwubahe. Yego nyine ni cyo ufite ubwoba se ufite ubwoba Ayi simbizi. Bravo babwire. Ngewe nafashe umwanzuro. Oya sheri. Boye byo numva rero cyiza nuko twamenye ikibazo aho kiri, ikibazo twakimenya aho kiri, twamenye uko bimeze, sibyo? Ye numva bitatu muva mu rugo ahubwo we mu gitondo urajya kwisiramuza ubijuke kare ugende, siko bimeze, subira mu rugo. Ajeyo. Yego. Ujeyo rwose subiza igikapu, fashe igikapu rwose subiza. Uzagaruka umusangi wacu. Oya zanye igikapu subiza mu nzu. Umva mbwire sheri. We subiza igikapu mwara mu gitondo. Sinyere kongera kwisubira kubera ko ndi hano. Cyangwa abashiti bavuye hano. Uzampamagara nyuma Nama uragiye se? Nagiye nta kindi nareba. Umugore ntataye urugo kubera kwa kwisiramuza. Bye now. Ubwo nunyerera uzagaruka. Oya sheri, oya. Aragiye da. urabigenza ute mu gitondo ugira inama ujya kwisiramuza. None se ngo reka buretse ajya hepfo yagiye uzajya kwa data bukwe tuvuga ngo iki twisobanura. Umugore yagiye kubera ko wanze kwisiramuza. ubwo se uzavukiye Kinyarwanda. Ibi ni ikibanyarwanda. barumbwire nk'ikintu za liberation ko najya kurukumva. Wowe usobanurira. Ubu tuzagenda. Ubuse tuvuga ngo tuzagenda twikoreye umugore rero muri abantu bazajya sindimo. Ubwo wahera he? Ubwo mbere y'abari ababyeyi barayisomera muzana muzijyane mbikubwiriye. Muzijyane penge ntabwo nzajyayo. Bo nta kindi twakora yagiye nyine nta kundi icyo mvuga cyo ni kimwe we byukiro mu gitondo. Wenda ibyo kugira ngo ashobora no kuba agiye nko kumuvandimwe hano hirya, agiye ku mushuti we wenda ejo akazagaruka. Cyangwa se umujinya ukamufata akaza kugaruka nimugoroba. Nta wamenya. Ariko rero niba nyine yakubwiye umwaka wose imyaka 2 akubwira icyo kintu ntubashe kumwumva. Sibyo? Nakosa. Hose afite ikosa ryo kuba ataye urugo ariko ntabwo amakosa. Siko bimeze? Sikenge nyine koko. Rero ikintu nge mbona uyu ni umugore wanjye kandi barakundana urabizi bamaze igihe nabizi araza kumwigisha arabyumva. Ariko nawe ada genda ujya kwisiramuza. Genda wisiramuza. Oh